benshi bari gukira, abandi bari gutera imbere uko bwije n'uko bukeye, abandi bari gukorera amamiliyoni buri kwezi atagira umubare. Wakibaza ngo se aya mamiliyoni bari kuyakura he? Ariko nyamara bari kuyakorera biryamiye ndetse banisinziriye, kubera yuko hari ikintu bamaze kubaka mu buzima bwabo, hari systeme bamaze kubaka bakoresheje amahirwe y'isi yabahaye. Barangije baravuga bati ubu ngubu amafaranga yacu azajya yizana, ariko nubwo tuzaba turyamye nabwo amafaranga yacu azajya yinjira. Wakibaza ngo se we wabigenza gute? Ushobora kuba ugira igitekerezo mu mutwe wawe ukibaza ngo se njyewe ubu ngubu ni gute nakubaka systeme izajya inyinjiriza amamiliyoni n'amamiliyoni niryamiye? Niba rero ushaka kumenya iby'ibi bintu, ukaba ushaka kumenya aho ibi bintu byavuye n'uburyo byatangiye, ndakwinginze kugira ngo utere agatebe wicare. Numara kwicara ubundi untege amatwi nkuvire imuzi nkugerere muzingo ikintu bita YouTube. Iyi YouTube tuvuga cyangwa se iyi YouTube tubona yatangiye ari akabuga gatoya cyangwa se ari akantu gatoya, itangirira mu nzu, ahantu mu nzu rwose gutya gusa nk'uko nawe wavuga ngo muri abantu mugashyira hamwe mugakora igitekerezo muri nk'abantu batatu. Iyi YouTube rero reka nkubwire amateka yayo n'ukuntu byagenze byayo ndetse n'ukuntu yaje kuza ikaza kwisanga urubuga rukomeye cyane, rutagizwe no kuba rwasharinga amavideo gusa rudatanga ibyishimo gusa, ahubwo rutanga amafaranga ku barukoresha ndetse akaba ari n'akayabo ndetse kakaba ari n'agatubutse. Wowe wicara ubundi utega amatwi, numara gutega amatwi ndakeka niba uri umuntu ushyira ibintu mu gaciro urahita ufata umwanzuro, ubundi nawe urebe ikintu wakoresha amahirwe y'isi iri kuguha. Cyane cyane urubyiruko nkanjye, nimwicare mutega amatwi mwumve ibi bintu, kuko nutabyumva abandi bazabyumva uzajya kubona ubone bateye imbere, wowe ukiri hahandi bagusize kandi ubone nta kintu babaye, ubone bubatse systeme. Reka rero mbabwire amateka ya YouTube natinze. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 ahangaha niho habaye ikintu gikomeye. Uwo munsi hari ku itariki 14 z'ukwa kabiri, ubwo habaye ikintu gikomeye cyane mu mwaka w'ibihumbi 2005. Icyo gihe benshi muri twebwe bari bataravuka, icyo gihe benshi bari bafite imyaka mike cyane, handi hari n'abakuru aribo babyeyi bacu. Icyo gihe rero abavandimwe cyangwa se abantu bari bahari bakoraga ikigo bita PayPal. Kikaba ari ikigo n'ubundi namwe musanzwe muzi gikoresha abantu bishyurana ku buryo bwa murandasi cyangwa se ku buryo bw'ikoranabuhanga. Umwe muri bo yitwa Chad Hurley cyangwa se Chad Hurley, Steve Chen ndetse na Jewd Karim. Abo bantu nibo bashinze iyi YouTube, barangije barayiyandikishaho, biyandikisha kuri domain ivuga ngo youtube.com ndetse n'ikirango cyayo batangira kukigaragaza icyo gihe mu kwezi kwa Mata cyangwa se mu kwezi kwa Kane ku itariki 23 ndetse na 24 2005 nibwo video ya mbere yakozwe ariyo bita Me at the Zoo. Iyo video rero yashyizweho na Karimu akavuga ku buryo trunks y'inyamaswa ari ndende. Gushyira ku mugaragaro beta cyangwa se mu kwa Gicurasi mu 2005 urubuga rwari mu igerageza ariko bita beta rutangira kwemerera abantu kurukoresha. Kuva mu mwaka ndetse mu Kuboza ariko kwezi kwa 12 ku itariki 15 2005 YouTube yasohotse byemewe hanze ya beta, yatangiye kwakira abantu benshi, aho ibona amahitamo yo kureba no gushyira amashusho. Ubwo mwaka w'ibihumbi 2006 hagati yawo ndetse n'uwa 2007 habayeho ikintu gikomeye cyane, ubwo YouTube yakuraga ndetse ikanagurishwa. Mu bihumbi 2006 urubuga rwariyongereye rurakura cyane, video zigera ku bihumbi bya miliyoni zimaze kurebwa buri munsi, zarakomezaga zikarebwa. Ubwo icyo gihe mu gushyirwa kwezi kwa 11 muri 2005 Gicurasi niho byakomeje, ariko 2006 iyo bita Sequoia Capital yashoye miliyari 3 ndetse ni miliyoni 3.5 muri YouTube. Nyuma yaho hiyongereyeho miliyoni 8 byavuye muri Ad Capital. Ukwakira mu 2006 Google yaje kugura YouTube ku mafaranga agana na miliyari 1.65 y'amadolari, ikayishyira muri sosiyete yayo. Ibintu byakomeje kuba byiza cyane, bikomeza kuzamuka kuva mu mwaka wa 2007 kugera mu mwaka wa 2015.
gukomeza guhinduka ndetse no kuzamuka. Mu mwaka wa 2007 YouTube yatangiye icyo bita partner program. Icyo ngicyo kikaba aricyo cyashajije abantu, aricyo nshaka gukomeza kubabwiraho muri iyi minsi. YouTube partner program igafasha abakorera video zabo cyangwa se abakora video bakazishyira ku rubuga, aribwo batangiye kujya babona amafaranga y'akayabo, ariyo benshi bamaranira muri iyi minsi ngo bashaka views, wowe ukaba uri kureba video z'abandi uri kubinjiriza amafaranga utazi ukuntu bigenda. Mu mwaka wa 2007 kandi hashyizweho icyo bita YouTube Awards, zikaza ari izo gushusurutsa abakoresha uru rubuga. Mu mwaka wa 2011 hatangijwe icyo bita YouTube Live, ikaba ari icyo cyakozwe ari uguhuza amashusho cyangwa se kwa kundi ubona ngo abantu bari live ukaba uri gukora amashusho, ako kanya abantu bakaba bari no kuyareba mukamwaganira nk'abahamagaranye video call. Mu mwaka wa 2012 kugeza 2013 YouTube yabonye video ya mbere imaze kurebwa na miliyari imwe, ndetse ifite n'abayikoresha bagera kuri miliyari imwe buri kwezi. Urumva ko uru rubuga rwari rumaze gutera imbere muri uyu mwaka. Ubwo urumva rero ibintu byari bimaze guhinduka, ibintu bimaze kuba byinshi. Mu mwaka wa 2014 cyangwa se hagati muri uyu mwaka wa 2014 kugeza 2020 naho habaye ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ibindi bintu byinshi birahinduka. Muri 2014 hatangiye serivisi yo bita Music Key cyangwa se iganisha kuri Premium. 2015 YouTube Red yaje gusimburwa n'icyo bita YouTube Premium. 2016 itangizwa rya YouTube Go rikaba ryagenewe ibihugu bifite ubucucike bw'imikorere ya internet. Ndabizi neza benshi muri telefone zanyu hari telefone mwigeze kugira zirimo application yitwa YouTube Go. Iyo ngiyo ariko ndaza kubabwira igihe yaje guherera ndetse n'ibyawe uburyo byarenze. Ariko mu mwaka wa 2018 habayeho shooting cyangwa se aho ibyicaro bikuru biherereye cya YouTube Red cyahinduwe Premium, ndetse habitangiye kugeragezwa AdPods. Mu mwaka wa 2020 hagati aho ngaho ahangaha niho habaye impinduka zikomeye cyane. Habaye ibintu bitigeze kubaho kuri uru rubuga rwa YouTube. 2019 kugera 2020 reka tubanze dusubire inyuma ho gatoya mbanze mbabwira ukuntu byagenze. YouTube yatangiyeho gukemura ibyiciro by'amashusho no kwerekana uburyo bushya bwa Rich Platform cyangwa se bwo kugera kuri platform cyangwa se kugera kuri uru rubuga. Mu mwaka wa 2021 hashyizweho cyangwa se hahinduwe uburyo dislike account yerekanwa yavanyweho mu buryo busanzwe. Mu mwaka wa 2022 YouTube Go nabwo yaje gukurwaho, ari yindi ababwiraga application waje wigeze kwicara rimwe ubyuse mu gitondo usanga application bita YouTube Go yakundaga kuba mu matelefone ya smartphone amwe namwe, ugiye kureba usanga ya YouTube ni ikibaho, ahubwo hahise hazana icyo bitwa handles kandi iba iya buri mbuga ndetse ziheba urubuga rukunzwe cyane ku isi. Mu mwaka wa 2023 icyo bita YouTube Premium yagize abayikoresha basaga miliyoni 26.7. YouTube Short yaje gushyirwaho icyo gihe views zitangira kugaragara cyangwa se izo video ntoya cyane ubona turafite video duto dusekeje. Iyi yaje gushyirwaho kugira ngo habeho ihangana ryo guhangana YouTube ihangana na TikTok, ndetse bikorwa ibikorwa byo kurwanya ad blockers. Susani Wazi Kokiti yasohotse ku buyobozi mu 2024 ndetse na 2025. YouTube yibanze cyane ku ikoranabuhanga rya AI ku ba creator b'ingenzi kuri subscription ndetse no kubungabunga umutekano w'abarukoresha urwo rubuga. Mu mwaka wa 2025 YouTube yizihije isabukuru y'imyaka 20 ikaba ifite umusaruro ukomeye, ikaba yarasohoye n'amafaranga ndetse ikabigira na channel zirenga miliyoni 114. Ubwo rero murumva aya mateka arakomeye cyane. Uko niko abantu cyangwa se niyo mateka nifuzaga kubabwira. Niba tugeje ahangaha tukiri kumwe muri iyi video, reka nkomeze nkubwire uko YouTube yabaye igihanganye mu myidagaduro n'itangazamakuru. YouTube yatangiye kuba platform ituma abantu
biyegurira urwo rubuga cyangwa se biyegurira urubuga kurushaho cyane, bashushanya ibitekerezo cya podcast ndetse no kugenda ugatangaza ibyawe ku giti cyawe wibereye mu rugo rwawe, ugakora itangazamakuru ku giti cyawe, kuva mu mashusho magufi nka yayindi yitwa Me at the Zoo kugera ku mishinga ikomeye nka YouTube Originals, Premium ndetse na Short. YouTube yatangiye ihindura cyangwa se yatangiye ihindura uburyo ifite imiyoboro yo gukoreraho ndetse no guhererekanya ibitekerezo byabo. Muri rusange YouTube yavuye ku kuba umushinga woroshye wa PayPal cyangwa se waba PayPal guhera mu mwaka w'ibihumbi 2005, ikaba ubu ngubu ari rumwe mu masoko akomeye y'amashusho ku isi, ikaba ifite abareba kandi bagaterura ibiganiro n'ibyiyumviro ku isi yose ntacyo bikoma. Wowe tugejeje kuri iyi munota tukiri kumwe, ndagira ngo nkwinginge nkubwire ngo ubu ngubu ntabwo ari ibintu bikomeye cyane kuba nawe watangira gukoresha iyi YouTube cyangwa se ugatangira gukoresha aya mahirwe, nawe ukazabyaza iyi rubuga rwatangiye kugenda rutera imbere ukabona amafaranga. Mbwira ati muri comment, mbwira ati njyewe ndifuza kuba nanjye namenya uburyo uru rubuga rukora n'uburyo narukoresha, ubundi dutangire gukorera video zikwigisha uburyo guhera kuri zero uburyo wa creating channel yawe nawe ugatangira gushyiraho amavideo. Niba wumva ukeneye aya masomo, shyira muri comment ngo aya masomo ndayakeneye, ubundi ndahita nyaguha. Iyi ngiyi ya DAC TV ndetse ugukunda akaba kwifuriza ibyiza, Claude Tuyishime, your brother from another mother, niwe wabwiraga iki kiganiro akaba ari nawe wakibagezagaho. Ndabakunda cyane kugira ngo n'ubundi mubone bakunda, niyo mpamvu nicaye nkabavira imuzi nkabagerera imuzingo ya mateka yo mu myaka 20 y'ukuntu byagenze. Mu minsi imbere mutegereze gato ndaje mbabwira uburyo abantu bari gukorera amafaranga, bavugere n'umuntu wa mbere wayifite amafaranga menshi yakuye kuri ubu rubuga ndetse ufite n'abamukurikira benshi abyaza uru rubuga. Mwese rero nimukomeze mwihangane gatoya mu gihe mutegereje, mu gihe ngiye kubafasha kubakorera izindi video nyinshi cyane. Gusa mwebwe icyo mbasabye nuko mukanda subscribe kugira ngo tugire umuryango ukomeye, tugire n'abantu benshi bashaka kwiga ndetse bakeneye gukorera amafaranga bayakuye kuri telefone zabo, birirwa bagendana na internet bakoresha bacatinga gusa nta kindi kintu bazikoza, nyamara wakabaye uzibyaza umusaruro. Ukaba uri kuvuga ati hari system nanjye ndi kubaka, hari system ndi kubaka izambyarira amafaranga. Murakoze cyane, ndabakunda. Ciao ciao.